Rugaju kera kabaye umutoza w'ikipe ya Rayon Sport muribuka ko umukino we wa mbere ntago yabonye amanota ntiyayasaruye abafana noneho bahita bamwikoma ku munsi wa mbere ndibuka mu kiganiro kwa mbere twese tuvuga tutese umuntu nibwo akimanuka mu nzove ariko muhise muvuga ngo nta kintu kirimo kubera ko nta manota atashye mu nzove ariko kera kabaye Bruno Ferri yabonye intsinzi ya mbere ariko mukomurusyo mukome n'ingasire bikomeza gushyira habi gatera musa n'ikipe ya AS Muhanga Bruno Ferri kumwikoma ku munsi wa mbere ryari ikosa rikomeye by'abafana ni ikipe y'abafana ikipe ya Rayon Sport y'umuntu agiye kwitoza ababizi nyine ko iyo pressure azayigira cyane cyane iri muhe nyine bitari byiza none icyatumaga nyine bababara cyane nuko bakinaga na Etincelle iri ku mwanya wa nyuma ntibayibonaho intsinzi baranganye ibyo nibyo byatumye nyine barakarira mutoza Bruno Ferri ku munsi w'ejo batsinze AS Muhanga ibitego biri ku busa ngira ngo yari match bari bakeneye gutsinda rigoga kubera ko ni umukino ubanziriza Super Coupe ni umukino wabaye ari ku cyumweru kuwa gatandatu mukeba APR yaratsinze match yabo ya Bugesera nayo turi buze kuganiraho gatoya ariko ntekereza ko umuntu mukuru wari ufashe Kidori ni ry'iburyo ni Ferwafa ni Ferwafa Kidori impamvu yari yifashe nuko Super Coupe ni ya Ferwafa itegurwa na Ferwafa kandi kugira ngo abafana bazitabire ku bwinshi nuko amakipe yabo bari muri forme cyane noneho ngira ngo Ferwafa impamvu iri buze kuryoherwa cyane mu kanya kuri izo transfer ugiye kutuvunguriraho ukazitubwira neza z'abo bakinnyi ziraza kuba ari inyongera ku bindi bibuze gutuma biryoha cyane kuvuga ngo rero gutsinda match ku munsi w'ejo byari ibintu byiza cyane bikomeye ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo yongere ibwire abafana ko igihari ari ikipe yaza igatana igifite byinshi nyine kibazigamiye yaza igakina kandi kanatsinda ibitego biri ku busa Tony Kitoga yongera kugira match nziza cyane n'umwe abakinnyi baje mbere ngira ngo Rugaju ukabona Tony Kitoga arahabwa umunota bakamushyira mu kibuga mu kanya bakaba bamukuyemo ariko nyuma nyine byaje kumenyekana noneho ko Tony Kitoga ari umukinnyi mwiza ushobora gufasha ekipe hagati mu kibuga agakinana na bagenzi be agatanga amapasi kandi akanatsinda ari ikintu gikomeye cyane Kitoga bizanagorana kumukura mu kibuga nubwo Abedi yakize umwana bibonye ko asimuye no ku munsi w'ejo ariko by'umwihariko noneho tukongeraho ko Mediane yahise ikomera cyane kubera yuko na Kitoko murabizi ko bamuguze Kitoko we yashoboraga no gukina iyi match kuko isoko ryafunguye ku munsi w'ejo cyo kora federasiyo nta kitakoze iri gufasha Rayon Sport kugira ngo ibyangombwa by'evi Burundi bibe byabonetse ku gihe birangira bitabonekeye igihe kuko Rayon Sport ibyo bari bumvikanye yari yarabyemeye byose bamuhaye $10,000 by'amadolari nka Rokritoma kugira ngo yishyure n'ikipe yarakifitiye amasezerano birarangira yasinye umwaka n'igice birarangira azagembwa $1,000 ibyo barabyemeranyije nta kibazo cyari gihari rero kuri yakuntu nyine bahana ibyangombwa ko byari muri weekend ntago byabonekeye igihe cyo kora match kurikiyeho azakina ubwo urumva niba hari kuri gatandatu Abedi akaba yakize wakavuze ati Abedi yakagiye ku 8 Kitoko akajya ku 10 Kitoga akajya ku 10 ubwo Kitoko wakavuze ko yakina na gatandatu yego 8 yakaza Abedi 10 yakaza Kitoga ariko harimo umukinnyi Rayon Sport ifite witwa Richard utapfa kwicara Richard amaze kuba man of the match muri match Rayon Sport imaze gukina inshuro enye kugeza kuri no journée ya 10 na kangahe bamaze gukina amaze kuba man of the match inshuro enye baba umukinnyi ngenderwaho w'umuhanga abantu bakavuga bati rero hazaba harimo akazi gakomeye cyane kubona umwanya muri Mediane uyu mwana wagize match nziza nko bivuga agatsinda igitego akanafasha Rayon Sport ku gitego cya kabiri nubwo babonye umupira watanzwe assist na Ngong Gruare ariko burya niwe wari wakuye baro mu kibuga cyane passe nene cyane ayihereza Gruare za long balls passe nziza cyane ya baro nziza cyane Gruare Ngong arayitunganya ayitangamo assist ku gitego cya Paul Sindi Jesus ubonye ko n'abafana bahamagaye bamukandira akanyenyeri bimwe by'abareyo babagenda bagupfundikiza
hereza ati twara bitanu bakagukacika wa mugani wa Leonidas bakavuga ati genda yakenyereyeho umwemo agasuru Leonidas ngo kankacika uko kangana kose ni umunyarwanda wa wundi wa kera ngo kavuna umuheto ngo ni igisambo rukukuba Leonidas aranditse cyane agira ikinyarwanda cyihariye umuntu ni igisambo rukukuba ariko barayajya ngo pupu ngo nimutangatange mwa bantu n'ibisambo ngo biravuze ubu ariko ukagira ngo ni nk'ibisambo byirisha nka gatarina cyangwa bitera nk'abantu nijoro utangatanga bivuga umuntu wabaye mu cyaro ubwo rero niwe bakacitse akanyenyeri ubwo birumvikana ko ni byiza byibura urumva ko Mediane ya Rayon Sport vraiment ibonye ibisubizo byinshi buriya iyo umutoza afite abakinnyi benshi beza bimugora guhitamo nibyo byiza kuri we hariya ariko gatubwe ko abandi bakinnyi baje harimo bakina 10 harimo 9 harimo 3 na 11 niyo myanya ariko bari bakeneye yego gatatu twese twarabivugaga tuti biragaragara yuko gana ijuru hari musore Prince wowe byaramunaniye hari gana ijuru gana ijuru ikipe imeze neza si umukinnyi utabajyamo ariko ku ikipe isitaragoringa ntabwo ari umukinnyi wavuga ngo namuriraye urumva abo bantu babiri bahari ntabwo nyine ari bari kuri revo yo kuba bakinira Rayon Sport nk'abakinnyi b'abasitatu babanzamo niyo mpamvu kuri gatatu bari bahakeneye mu izamu bagiye gukemura ikibazo cy'izamu cyo cyararangiye niyo mpamvu Burkina Faso aje kuri gatatu ahandi ni kuri 11 undi mwana washobora kwakina ni Fabrice bari bamushyize no mu mutima wa defense ariko yaravunitse shareri kugira imvune ntazanu ziri kuva nabyo birebeho gatatu bari bamukeneye 11 bari bamukeneye kuko Aziz Basane akira neza yaciye kuri 7 kandi Basane yaravunitse nawe yaranavunitse Basane yaravunitse mu byibuke bagomba no kugira backup erega rero yari anatekereje no kuzana umukinnyi muri Kanana n'uyu mugande yitwa Kagwa nawe basubijeyo rero yari yagerageje gushaka umuwinga byumvikanaga ko bari bamukeneye rwose umuwinga muzima cyane ko Basane nyine yavunitse nimero 9 haba Habimana Yves akaba Asmani Ndikumana akaba Paul Nganya utagiye ugaragara Paul Nganya yagarutse yamaze kwagera mu Rwanda uyu munsi aragera mu Rwanda kuko bari bamwandikiye bamubwira ati ibyo bintu wigira uyu munsi Paul Nganya bitegerejwe impamvu naringiye gushidikanyaho no kubera ko Feri ejo yavuga ngo nta makuru mfite kuri Paul Nganya uriya mutoza ukuntu namubonye nta kintu ashaka kwiteranyaho niba ko akiri mushya ntagashyushye nk'abandi bahita batangaza uyu munsi rwose bitegerejwe yuko bagomba ku ingimva mbonye umuntu yanditse ngo uyu mubare ngo uteye ubwoba 6 iriya 6 yo kuri YouTube 6,600 ndabona havuye 100 y'inirega 6,600 ngo ni umubare wa satani usibye ko atari 6 eshatu zari 6 so anyway muri rusange bagize ibisubizo warubuze linya ya biro offensive urumva ko iririsha abantu basubiramo urumva bafite Asmani Ndikumana ararikina afite ibintu bibiri rero yagwa kwizigira tugenda tuganira gake yakina nka nimero 9 ariko yakina no ku ruhande asati muri minsi babigerageza araguha ibisubizo hombi nk'umuwinga nka Rutahiza ibyo ni byiza no mutarana harenga hari n'ukuntu adversaire umutoza aba yakwize ku mukinnyi ufite ubwo bushobozi hari ibintu tugira ngo ome ugahita umukwepa ukavamo hagati ukajya gushakira ku ruhande naho ukava ku ruhande ugashakira hagati cyane noneho tukagira Habimana Yves ni rutahizamu w'umunyarwanda nta ibitego arabibona bari kuri bench ariko ubaha ibisubizo muri cya gihe washatse kongera umubare w'abanyamahanga akaza mu banyarwanda yaguha options ni inshuro nziza ariko kongera ko yaba n'umusaza akaba Paul Nganya urumva umaze igihe yaravunitse we ntaheruka mu kibuga ntaheruka gukina ariko nawe muri effective kumugira ni bon cyane ko igihe cye cyo gukina cyarageze igihe cyo gutangira kuri baro arabyemerewe ushaka kugenda umwenturugizagaho erega mumenye ko turacyari muri fazari yego ibintu turi kubara byinshi reyo ni uko wenda babiporojegise kuri deribi ariko buriya reyo ntabwo ari match yo ku 10 cyane nka retour muri shampiyona no muri Peace Cup dufite igikombe cy'amahoro dufite na retour ya shampiyona zabigiye kuza cy'ubutwari se cyo ntikizazamo buriya icyo gihe Paul Nganya nawe iminota mike bazaba baragiye bamuha bizajya kugera mu kwezi kwa kabiri igihe nawe cyo gukina yongeye gusubira mu bihe byo gukina uwo nawe ni ubwo rero bakatuzanira undi rutahizamu nimero 9 niwe wavuga kugira ngo hataba urwitwazo rwo kubona ngenda Paul Nganya disons
wenda kuko yari yaravunitse ntagarukanye za forume yari afite ive twarabibonye ko yamusimbura ariko se byakwanga no mwataka byakwanga no kuri Asumani urumva ko ifite ibisubizo yaba mu mpande harimo abakinnyi benshi barabonetse habonetse ibisubizo mu mpande yaba no muri atake habonetse ibisubizo ku icyenda ubwo ntibinavuga yuko kandi na ba Basane batazakira na ba Basane bizagera nko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu gutyo nabo batangiye gukira mu kwa kabiri ba Basane bazaba bari kugaruka no mu kwa gatatu gutyo abandi bari kugaruka urumva ko byibura effective ubwo ntibikuyeho Olivier Wasenya nk'umuzamu mwabigarutseho yego ikibazo cy'izamu cyarakemutse twari twarakitatse cyane Yannick Bangala umukinnyi ufite experience mu defenseur ukomeye abantu ushobora kuvuga ngo arashaje ariko karaparikuru ye ntabwo amusuzugura uyu ni umudefenseur mubanze mubyibuke yari muri ekipe ya Kongo yatwaye yacana i Kigali uyu yatwaranye na Ibenge 2015 Confederation Cup muri Vita yatwaye Confederation 2015 2016 atwara cana uyu ni umuntu wakinnye muri za Yanga mu matsinda yakinnye muri za Farirab yakinnye muri za Motema Pembe yakinnye muri za Zamu ya Zamu apera yakuragamo yari arimo Yannick Bangala avuye iwabo muri Vita nubwo avuga ngo Vita abuze amafaranga cyokora za ndani zo zikavuga yuko ngo mu bakinnyi basezerewe mu kwa 11 nawe arimo bakavuga ko akageso kabigeze kugera katumye yirukanwa muri Yanga bivuga ko ngo we n'uwitwa Juma Shabani ngo bari akanyenyeri k'ikipe ya Simba bya bindi bategura abantu kwanza kwa akanyenyeri kuri deri ako ni akantu ko kwitondera niba bamuvugaho kurya bwa Kigali mwira hafi bazajya mumuhembera igihe urumva Abdalafite akazi katoroshye bamwemera icyatanu bamuha amafaranga meza niyo bahaye kontrahenze bamwemereye kuzajya muhemba icyatanu bakamuha n'inzu y'ibihumbi 500 ya nta modoka azajya agenda muri bisi ariko ibihumbi 500 by'inzu ni inzu nziza ya kadasitiri hanyuma 1,500 cy'umushahara si miliyoni ubwo nk'ebyiri na maganara ni hafi ebyiri nk'ebyiri gutyo zirengaho duke ni salere nziza asinya amezi 6 gusa baravuga ati coach urumva yari amuriho kuko babanye muri Azamu Bruno Ferri babana no muri za Vita umva karavuga ati uyu muntu ndamuzi mu mume yamfasha kandi afite experience kumvune ya twari twagize ya Yusudianye babonye umukinnyi wamusimbura ko Yusudianye yari ukavunitse igufwa mu kuboko ashaka kuzamara igihe kinini nawe ashaka kuza nko mu kwezi kwa gatatu maybe umva nawe aracyarimo igihe naho barahakemuye Emera ameze neza barushema baraho basimbura Kabanga arahari Kabanga barahari wabonye ko ejo bari banabanjemo Sermogo probably umutoza ashobora kumunekera kuri kabiri